ibintu bakuru bajyanye ibintu bibari akundi reka we ninje wazanye tugasangira kage n'umwihariko focus Jane feed nako ndibire watubuje ko amaze kunguka hanyura twumva irindazi ririmo amata nono ntabwo nakubeye isuku utagiye kuyiba ndagwavo kanje ukahita koko ntabwo kanje umuntu arira avoka aho ngaho uri gucuruza n'amandazi gushaka amandazi yanjye satura amandazi ubu ngubu ni kuri yeri nini uta ntabwo udavuga ngo uriza kumutuburira Ayumvise avoka akunda hazareka gucuruza imyenda nkaza gucururiza amandazi ngo n'urindazi ryanjye rufite umwihariko ukomeye ariko rwamose rufite umwihariko ukomeye ajya namukiri ufite w'imyenda ra mwenda sana ukuri ko Imana abonzi bose narayibibiye ndayibazana Rega ukuntu ubuzima bugeraho bugagucanga urabitanze rega uramugura mukamana ngiye kuzajya kumureba ejo bundi akoma amaje adafite voka ziryoshye kuko niwe naziranguyeho abonye korera kamabuye mu muguriro ziranaryoshye kabisa ubu ugiye kujya ubyirira ntabwo ari uko ubyirira ni uko nyine nari nko uhaye mayoneze n'umucuruzi mugenzi uziranye nk'umwenda wo kwambara njyewe se watuwugurishaho imyenda afite abakiriya ko babuze mwana tubigenze ko kamanze n'iki cyangazi sha buriya rero hano twahakwamye cyane igendere ibibazo byinshi ibihe kandi ndanwite ntabwo papa w'umwana nyine ntabwo ari umusore ni umugabo wubatse urugo rw'abandi urumva no mu rugo benda kunyirukana nyine ibibazo birabishe ko numva ari irabo nese umuntu wayiguteye nuwe ni umugabo nyine wubatse urugo rw'abandi nanjye ubwo ngubwo urumva nyine ibibazo byambanye byinshi mu rugo nabo bamereye nabi kankubaze urifata ukaryamana n'umuntu wubatse usika afite urugo gusa azagutunga none se shaho nawe ko abagabo bizi iminsi bazi nese wajya utetana n'abasore mani yaranshutse nyine gusa yaguhaye iki ko mbona yakwangirije n'ubuzima reba ukuntu umaze kuba waracutiye warakushutse mbese niba ari inda yaguteye n'ibintu by'ibiheri nyine mbere nabi ibibazo urumva agenda kunyica ndagira ngo ugire inama nyine nese ndarayemera ariko kuba yemera se urugo rw'abandi urumva nese afite abana bangahe afite abana 3 n'umugore aranashaje arakuze arashaje nyine ariko afite amafaranga nyine n'umukire nese kankubaze nese kubona n'ubundi ubuzima bw'iki gihe ari hatari aho kugira ngo ujye kubana n'umuntu wubatse nese urakeka ni mu bana uzaba urusha iki se umugore wa mbere afite mani none se mbigire nako no mu rugo nyine bagiye bashaka kunyirukana nese ndufite ifite igihe kingana amezi nka 3 wayikuyemo se ntabwo nakuramo umwana wanjye pe none se ubwo uzaguma muri ubwo buzima kugeza ryari nanjye ubu sinzi nyine byancanze shanye inama nakujya no kuyikuramo kuko shamana ubuzima bwanjye buragoye buraruhije gutwita uzwi no gutwita bisubiza inyuma ndabizi nyine ariko ndaza kubimuganirizaho numve nyine oya si n'ibintu umuganiriza ni umugabo arubatse afite umugore n'abana 3 nese ukeka ko umwana wawe amukeneye nanjye nyine ubu ngubu urumva ibibazo byambaye ibibazo uzi umuntu wubatse ufite abana 3 mani nta santima z'abana bafite nazo byibuze basi wenda buri umuntu ufite umwana umwe 2 akarenze 2 shamani barirabu pe abana 3 muri Kigali bita ushyiraho n'uwawe wa 4 azaga kwishyurira inzu yishyura niyo umugore wabamo
aguhahira aguha iposho uriya mugore amuha iposho ukenera igitenge nawe akimuha umwana wazamugurira imyenda n'uwo wayimugurira azagera aho akurambirwe n'undi asubire kuri wa mugore we wa mbere ubwo si iyo mibare uzaba ufite uratekereza n'inde muntu uzaguha akazi mani wetse uruhinja shaho ntabwo inda yanjye nayikuramo pe ngiye gushaka nyine icyo nkora nanjye ariko ntabwo nyine nakuramo umwana wanjye cyane ko ari nawe wa mbere sha nyine n'ubundi duhuye nayo nivire kwa muganga hano haruguru kanigendera ubwo ngubwo ndumva inama yanjye wanze kuyumva ubwo tuzasubira bayi sawa buriya rero urumva hari umuntu wari wambwiye unze kumushyira bimeze bite unze kumushyira abazungu zahera dore wewe rero urumva wenda mbona icyo n'agakabutura kagukwiye bakabonye nongeye kamubwiza ukuri dore mfite voka hano kwiga gusa dore wacha utagira mu ijana chucho wayatoraguye ese kuncuruza sinzamura ibiciro rata izindi hazi rimwe n'ijana ni desi oyiga irindi ryanjye ririmo ririmo amata ndari gusubiza ririmo n'amata reba reba nino panaro uramutse yambaye oya ibi ngibi ni ibyaye buriya rero kujya umuntu ase neza urumva wowe mba nkubwira urumva buriya kujya wowe ntago waryo utambaye zoza wambara neza kugira ngo utayivuze voka nge ntabwo nziko ino voka yanjye ntabwo ari mwene voka bavuga iyi ni voka idasanzwe yiribwa n'abantu batari ndagwasiye nka noye cyane yembe ye dushyira hanga usanga atari voka n'uyimanyira ukayinjiraho ndagwasiye nka cyane yembe senkani man fasha senkani fasha ko ndi kumva amaduta dukeya amata makenya se ubwo duta duke nta kinyarwanda uno muntu ntabwo azi n'ikinyarwanda bavuga uduta duke cyangwa bavuga ako kapana sibyo none sureba nkawe ufite umuntu utereta mu cyaro zanyenda zishaka fasha kano kaposhe sibyo ndwa kubwo ko nari kumuntu musaza nari bifata ino poshe aswaje ariko bakanyira amafaranga ambe sire man nge ndembereka ko nta komandazi yaryo reba ino poshe do reba none ko yaho ufite n'impfundiko nini byahita bihurira z'abakobwa na cyo pana z'abakobwa zimera gute nako umukiriye pana z'abakobwa no mugera no mongera no mutemunzana izo hip hop zanyu uzi pana amafanda guha ndagwa amafanga 500 no yeme cyane uyeme wanjije imana mu televide no bafite ubugori Tsko no bumvikane rumva no pana rugiye ku mihumbi 20 nutakimba 20 je amafaranga igihe umuntu yakorera ariko uramanga ayanyuma yawe nangaye ayanyuma ndaguha ni igihumbi urayemera cyane uyemera niyo nari mfite nzi kura nangaro yasenye arajya he reba we abantu biyahura batabizi kaga kabuturanyerekaga ngambwira agapana n'inoti ya 2 inoti ya 2 nanjye kanda kagura kambikira kano nkakubiki kambikira ndakagura ndikumva mudashaka kugurisha reka nigire Yesu uramangaye ngo uyu nguyu imite nkamwe uramangaye we waritse nkigurira imyenda kari uramangaye icyatano cyanjye urakima irindi amatimba nashyizemo natari make tujya bintu tukwite bifango ubita amafaranga icyatano uhite wijyana cyatano dore unguka nagukwiye igihumbi muciriringe kandi umuntu yambara hajya ari mu rugo mpereza igihumbi wowe kwakajya no muri siporo no gukina n'umupira byose kuyimuhaye urabona imyenda wayibuze se tuzajyana kurangura ni igihumbi sha igihumbi mani n'inzoga n'uyu mwishyura icyatano kiwe birabye cyatano se cya nagugarure ariko ko muri wewe ndazi jyana mveshe bibeshe kare no kumvikana usigare muciriringa yanjye nayabonye yamen leta nyambe ko imana nahita nkumena umutwe nahita nyambe wese ndakwishura umfashe ubu sana mimi ubukomeka wishure inzoga yanjye yashize bura niyo mpamvu ngiye akagwe muri wese kubinda ani ibikombe by'abantu mbese ama none se kandi kanira wagakoze siri kuvuga ko afite umugore n'abana indi nama nakakugiriye ugiye kugenda iwe uteze faya kwanza urabanza umuganirize umubwire uti ugomba kunshakira inzu habamo n'umwana ntwite akajya kuzanira ifosho buri munsi byanarimba akajya ataha iwawe kabiri mu minsi mu cyumweru niwe akataha kabiri mukanganya
kuri umugore we ugiye kumubyarira urumva nabyanga sasa uzagenda iwe utezeyo akavuyo yaba umugore we yaba abana be nabyanga inzu muzayibane ahubwo iyo nama niyo ako kantu ni sawa ugomba kubigenza ubwo ngubwo atabyemera uzagenda utezeyo foya ushaka wahagenda ugafata televiziyo ukarumenagura wahagenda ukamusohoramo umugore ukarwinjiramo ahubwo iyo nama kandi ndakubwiza ukuri ibyo bintu ntubikore wallahi harakwishyurira inzu uretse ko n'inzu z'i Kigali nyine zihenze sinzira make Kigali 40,000 agomba kuyishyura ku itegeko ubina bwiza iyo nama n'ibindi ndaje mu kanya mite mu none n'icyo usanga n'umuntu Imana waguteye inda ari umuntu ukuze kabara dafatika gahita ubona ari nirabo ubwo rero ngomba kubigenza gutya nyine umbwiye nyine ni hatari ariko nyine ugomba kubyakira ukamenyera ubuzima bwo hanze aha ngaha nyine ukamenya ko wabaye umubyeyi ugiye kwakira ese ubundi umuntu waguteye inda abinari nyine abinaha ariko ibyo nyine kubyorera inama ubundi se n'uwundi ntabwo nyine nafata umukubwira none se kamubaze uriya muntu rero nyine ubikwamuko tu iki telefone se iyi ngiyi ashyiramo 10 oya nangahe ndumva ngushaka ndumva ewana aka kabara gafite akabyaza umusaruro no musi none ipana nambaye oya ushaka iki bina tugende we jya hehe mbere cyangwa mbwira nabo nyine mukananya nese uyu nguyu wamumenye oya nse ngombwa kugira ngo namenye oya nta n'imba nese nabamuze ahubwo sinkuzi n'ubwa mbere ku muhanda musa nkaho mwaje kureba abagabo baje kureba abagabo se umuntu wese wahagaze ku muhanda baje kugerara ndebera ino mbwa oya ubwo kubona turi kwigurisha oya sha mva muri ntabwo umuntu wese wahagaze ku muhanda aba yaje urabona wagura urabona mwese mwamwaje kugira gute ku muhanda nyine urabona wowe wagura umuntu ufite angahe imodoka se ufite iki mbwira angahe ufite angahe oya mbwira angahe nkwishyura shayo wama ndayafite wangu urayafite ndayafite amafaranga ngenda yafite cyangwa ngegera nawe ntabwo wanjye hejuru none se murashaka abagabo bameze nta bagabo dukeneye hano none se mwaje ku muhanda ngo turi kwitera story ngagenda ntabwo twicuruza cyase nanga imbwa nkahura nazo toka ko abantu b'i Kigali bose bagoswe abantu bose babaye kimwe ubu bazayabuse reka turekane ibaza umuntu ari kwicuruza umuhanda naho ubundi se nibagiye no kukubaza ubundi wowe wari umeze ko twagiye mu byanjye ibyawe tukabyibagirwa ndashima Imana n'abantu bake nyine ubwo umeze neza nabi ubundi gahunda niyo nuko nanjye ngomba kubigenza ugomba kubigenza uko kuko nta ngomba kujyayo nariye amavubi kuko mani ubuzima bw'iki gihe ni hatari agarankira no kujyayo nariye amavubi nta mani natanabyemera ugende mu gipangu ukuremo imyenda wambara ubusa niko bimeze twe imyenda yo nawe yakisa akambara ubusa kandi ducuruza imyenda dore ino myenda ntabwo ibara amandazi tombora arimo tombora nta muntu warya atambaye iki ngiki kirimo kirazana byose turabigura ipantaro uramye 22 ubu kano gapira wagashimye urumva ataguhenze de ngako norushinari urumva none ubundi biba byiza iyo ufite umugabo angahe kano gapira iyo tujyanye ari tubiri nibwo tugwa voka dore voka we dore voka ni umutsima no kunoza kuri shibani ntabwo asoma batse ngo bazamwicururiza wakabanyisha amatiku uri kwiga amatiku y'icururiza nanjye nasho kuyahiga mfite umuryango nanjye ndawufite amafaranga si byumva wewe ufunze umudomo nta muntu warya atambaye uriko ibi byose mushyira ngahe cyana abundi byari danje ari hatari soma ndabona bari gusoma wice cyane amba ndi gusomaho gake ariko ibibazo n'ibibazo ibibazo ni hatari kwa umugabo ntabwo byoroshye haryo we warashatse reka imyaka 90 itaruzuye namaye nkagitarama rwamagana iki ni imyaka 90 kana kumi bimeze bitese imyaka 90 komera no kumva umusozi umukecuru iki 90 nase ndashaka ntaruzuza imyaka y'ubukure cyakora nashaje ni hatari yewe ngo bigeze cyane danje mwebwe mwarubatse se babimeze bite
nkubwira iki banza ujyeyo nzakubwira uvuyeyo ngo nta muntu uravayo wabwira ngo bimeze neza cyangwa se bimeze nabi ukakubwira ngo nawe ugerayo nzakubwira nawe uvuyeyo reka nzakubwira ibyo ari oya mbwira ukuntu biba bimeze nyine nanjye nzajye mu bintu nzi yatari yadanje ubona bikaze se bimeze bite jya usoma uzi ikibazo nahuye nacyo se urabizi ko nyine mfite umugore ndabizi nyine n'ubundi hari undi nateye inda ariko amereye nabi iyi minsi se muri iyi minsi amaze iminsi anahamagara nuko telefone ngeraho nkanayijugunya nk'iyi minsi namuteye inda ubwo uzabatunga gute ari babiri ni isereri gutunga abagore babiri ni hatari muri iki gihe gahegi we nkawe ntabwo biba byoroshye ubu se abagore babiri uzabatunga bishobokera ceceka ko uvuga buri umugore atunze ni sitanje ko ndeba iyi si isigaye ari hatari n'ubu n'aka kanya yahamagara yewe ako se uko ntahamagaye shaka arahamagaye ntabariwe oya da ni wa wundi wa mbere cyangwa ni wa kabiri ni wa kabiri abagore babiri urabigenza utera ndazibambwa nzerekeza ariko ndaje ngo ugire inama sha aro ni sawa amakuru ni meza ndaho ndashima imana uri hahandi reka nze ntacyo reka nze tubonane ntare sawa merci gahegi wewe ni wa mugore wa kabiri we abasore azerekeza he none hashaka ko iyi se none isigaye ari danje no gutunga umwe ko bisigaye ari danje reba nk'ubu nanjye ubuzima burangura kandi rubona ntawe ngira noneho ngaho reba wowe ugize babiri tukabuhura uriko madame arimo atakumva ashaka mva ariko birakaze kamurebe ndabona ari sereri shaka aho agenda ibyo ngibyo agenda hari bibi byose wazi ibyo mwana wawe wacu kunsakuriza niba nimo ndi cyangwa ukajyana ibyo birindazi byawe cyangwa wese uvuga ngo oya mureke ndamugurira oya ndakugurira ndakugurira sheri ndakugurira tangiye kumwita sheri wawe none ugurisha ibyo byayi byawe uyu mupira urami 7,000 kubyo no paranoid ituma 4,000 uwo ngo ni 10,000 amana wanyariye mu nzu kubita inote y'icumi ibihumbi 10 mutafata ya make yanyu make yanyu mugiye kuma inote y'ibihumbi nari nakubwiye arya 20 bingana 25 ibihumbi 15 urabifata uretse 15 uzi oye nimba utamaye 21 iki ntago biza gupfa nubundi amafaranga nayabonye uruko muri kugura byayi byo uyu muntu abayibye yamye mu bipaho we kamafaranga umva se amafaranga yanyu mu mananga igiye ngumi mfite kode reka mfite kode zana mwe bitanu ariko nyigurane na yayindi shira mu 15 bishira kuri kode ndakubwira kode shiraho wasazi ubundi ajyanye kwirirwa nirukanka igihugu cyose amandazi ni make none ukuntu bimeze irindazi rimwe ni desi na turuwasa nayavuga ariko turuwasa nayo aya mandazi we yayamennye hasi ahita yongera yatora agaryoshye yayamennye ahita yongera yatora avoka yo none iritombora arimo tomboramo mw'imbere shiramo kode uranyishyira ngahe ni senyisa zone irindazi ushumyeho avoka ushumyeho amenye umenze urakoze cyane umva ngo twahagire tubanze b'amafaranga yanyu yepfo kuba yo nabonye ari aya ngahe shira kuri kode amani ivoka iraryoshye wariyeho umva se zana nayo ngo yaragura amani nawe uragura karindwi 14 tebuka zirivaze 3 shiraho ibyo 15 ndenda kwirirwa mbungana imyenda habaye ikisi we nago ufite umwana nago umugabo kano gafanana wakamushira cyangwa se mutara namubona wazakamuha wamushatse bino ni ibya yabayibye wambaye no myenda ugasanga baramufasha wayibaye hano harimo na voka nyinshi ntabwo wabibonye
byaje ayo myenda muguze nimuyambara bakabafata ba nyirayo. ayo mandazi uriye mu kanya ushobora kwisanga uri mu bitaro nabikubwira ngo biraryoshye nta bintu biryoha nk'ibitari mu burozi tugenda urozi noneho buraryoha. uyu nguyu yabushizemo maze ndamuzi Arata nta kibazo tuzasubira sheri nyine ubikore kuriya. Aho pe. none si ibibazo nakubwiye ko tuganiraho urabyibuka. Okay, ndabyibuka. Arya ngatwiga. Yego ndatwiga. Siko ko naguteye utabeshya. Narayineye no turi kubona ari nde wundi wayineye. Nyine. Tubizi ko mfite umugore se. Kuba mufite ndabizi ariko nanone se ugomba gushaka umuti w'ikibazo urabona biragenda bite. Arya ubundi ubwo duheruka ryari duherukana ryari. Duherukana ryari se uko nkeneye ntabwo umpamagara tukabonana. Ese ubwo tukabonana. Nese ubwo iyo nda ifite iminsi ngaha. Amezi 3. Amezi 3. Arya manya ku itariki zingahera. Ariko nyamuneka ikosa utazakora nukuza mwaruriya rugo. Nawe nunkorera ibyo nshaka ntabwo nzahaza. Nutankorera ibyo nshaka se ntabwo nzaza. Oya nzabikora. Nisize n'insenda ahubwo. Hajemo n'ibyo urusenda se kandi ubwo uzazana n'inzembe. Nunkorera ibyo nshaka ntabwo nzahaza. Nta muntu uzazane n'inzembe rwose. Nzazana. Ariko nutankorera ibyo nshaka. Njye nawe. Ese ubwo wowe kuvuze ngo ni amezi angahe ubwo se ushaka imyenda y'umwana ubwo. Ushaka imyenda y'umwana ukankodeshereza inzu cyangwa ukanshakiraho ibyo gukodesha nyamuna wabyihore. ugomba kunshakiraho homba. Ibyo gukodesha wabyihore. Ugomba kunshakiraho homba mu rugo baranyirukanye naho kuba mfite. Ukumva? Nese bakwirukanye ryari? N'ibyo kurya ugomba kubinshakira. N'ibyo kurya? Cyane. Hakazamo n'inzu n'ibyo kurya. Urama mahoro da. Gutera indubwo nabishinguka. Kuba mu rugo rwawe n'umugore wawe. Nyamuna ndakwihanije utazakora ikosa ryo guhinguka hari. Kuko mfite nawe nishyano. Ntabwo bindeba nunkorera ibyo ushaka inzu ushaka imyenda y'umwana ushaka ibiki n'ibyo kurya byose. gusa ushaka imifuka y'umuceri ngaha. Icya mbere ni uko inzara itazanyica. Buri munsi nese we ntabwo uzakora. Icya mbere ni uko nzakora gute nwita umwana wawe. Nzakora gute nwita. Abatwite se ntabwo bakora. Ibyo nge ntabwo bindeba nutabikora nzaza mu rugo iwawe. Mu rugo ndahakwiyamye icyo mu rugo cyo ugicaho umurongo. Icyo mubwiye cyo nanjye ni uko ugomba gukora ibyo nagusabye. Nubikora sinzahaza. Nzabikora ko n'amafaranga yabuze wa muntu. Ibyo ntabwo bindeba nzahaza tubane. Habona yiterera nk'ikikuku. Nzahaza tubane tujya dusangira ibyo muri. Ibyo kubana ariko wabyihorera. Wabyihorera. Ugomba gukemura ibyanjye nanjye bigakemuka. Ubwo ntacyo reka nzajye kuri banki ubwo ngubwo njye kurutira ubwo turavugana kuri phone. Kandi ugomba kura gutashya aho kuba noneho iri joro. Ngo iki? Utashaka ndaza. Niwo mwanzuro none. Cyane. Sawa. Sawa. Turaza kuvuga.